ndeka bahumurize mvuga nti oya rwose buri wese ahagaze nkatwe tubarizwa muri parituni ya business turi tayari, ndetse bamwe muri twebwe turava mu mahanga kugira ngo banze nsabe bamwe mu rubyiruko n'ubundi bari kutuganiriza baye iminota mikeya batubwire uburyo umurage ubudaheranwa twumvishe muri ikiganiro cya mbere bifuza kukomeza. Twahera kuri Gaël Karomba, benshi muramuzi, ni bamwita coach Gaël, ajya kunda kugira inama urubyiruko. Mu rubyiruko abafite mikoro bayimumpera, mu rubyiruko uyu murage w'ubudaheranwa muzawukomeza muti? Murakoze cyane nyakubahwa First Lady, ndabashimiye cyane kubw'ubutumire. Reka ntangire mpumuriza cyane ababyeyi bacu, mpere kuri message afandi bingira yavuze ati se koko muzabireka koko bazi. Reka bahumurize mvuga nti oya rwose buri wese ahagaze nkatwe tubarizwa muri parituni ya business turi tayari, ndetse bamwe muri twebwe turava mu mahanga kugira ngo tuze dufashe kubaka u Rwanda kugira ngo neza nuza ntazabona aho azaca. Ikindi navuga, ndashima cyane ubuyobozi kuba bwaraduhaye cyangwa bwaradukoreye environment nziza yo gukoramo business. Iyo urebye u Rwanda kuba dushobora gukora business mu buryo bwiza, nta corruption, hari umutekano, ndetse ubona na opportunities igihugu kituzanira, hatwari muri business, amanama mpuzamahanga, events zitandukanye zose zigenda ziza, nibifasha kandi biza bidusanga hano, nibifasha business zacu gutera imbere, gucuruza, ndetse rimwe na rimwe dusigana connection zidufasha kwaguka mu bundi buryo. Nkasoza rero mbwira urubyiruko bagenzi banjye, nidukoreshe opportunities dufite muri kino gihugu, turote kure kuko bishoboka, kuko turi mu gihugu gukabya inzozi bishoboka. Yankunda kubwira barumuna banjye nti nuvuga ko ntacyo afite akora, hari internet, dufite opportunities nyinshi zo kwiga, zo kwihugura, hari amahugurwa menshi dufite, hari so many missed opportunities muri kino gihugu. Nimuhaguruke mushake internships, mwige, mwihugure, n'amahirwe azira uriho uranyeganyega. Murakoze cyane, ndabashimiye, murakoze. Murakoze coach Gaël. Fidel Nsengiyaremye ashinzwe ibikorwa byo kwibuka muribuka, ariko nawe ni umujene mutoye. Murakoze cyane nyakubahwa First Lady, ndabashimiye cyane ko mwadutumiye kandi mukaduha amahirwe kugira ngo tuganire intwaro muri iki kiganiro. Nitwa Fidel Nsengiyaremye, ndi umukozi muribuka. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ifite imyaka 3. Niyo mpamvu nshaka kuvuga yuko urugendo tumaze kuganiraho ibyo afande yagarutseho byose byabaye kandi bikatwubaka bishingiye ku buyobozi bwiza nk'uko byagarutsweho. Nk'umwana muto wari ufite iyo myaka, iyo ntagira amahirwe yo gukurira mu gihugu gifite intumbero nzima, ndi jyenyine mu muryango, kwa data twavukaga turi 5 na papa na mama bose barishwe, ndokoka jyenyine. Ariko kubera ibyo afande yavuze ndetse n'impanuro muhora muduha, twavomye ubudaheranwa muri iyo migirire. Uko mumbona uko nguko ndi umugabo wubatse, mfite umugore mwiza n'abana 2 beza cyane. Ntagiye muri byinshi cyane ngo uvuge urugendo rwanjye rw'ubwo buzima, uko mpagaze uko nguko byonyine nibyo mbabwiye birumvikanisha igisobanuro cyanyacyo. Afande rero asoza ku kibazo bamubajije, yavuze ngo nta mpungenge afitiye urubyiruko. Ndagira ngo mbihamye, nibyo koko nyakubahwa First Lady, umuhate wanyu
impanuro mwaduhaye, ibikorwa byiza, gahunda nziza z'igihugu cyacu zaraturemye zitugira abagabo. Mu rubyiruko rw'u Rwanda turi abagabo, turi inkumi, turi abasore tubereye u Rwanda. Afande yageze kuvuga ngo batangiza urugamba rwo kubohora igihugu bari bafite impamvu. Afande agira ngo nkubwire ko dufite impamvu natwe. Nk'urubyiruko dufite impamvu ikomeye cyane, umenya inasatira kuringanira niyo mwari mufite namwe. Kubera yuko pesi mwashyizeho ihora duha devoir. Niho mwaka yo kugira ngo tugere ikirenge mu cyanyu, tuzasubiza igihugu cyacu inyuma. Urubyiruko rero bagenzi banjye rwose turiteguye gusa nkuko mwabyumvise, hari za kidobya, hari za kirogoye, hari imiriro. Ariko kuko twiteguye kandi twiteguye dushingiye ku miyoborere myiza, dushingiye ku mpanuro nziza, dushingiye ku ngero nziza, nta kizaduhungabanya. Dusabwa gusa iteka guhitamo tugatekereza ibikwiriye. Niyo mpamvu urubyiruko rugenzi rwanjye aho rwose dushishikariza gusobanukirwa, rugasobanura, rukahitamo inzira nziza ya nyayo itubereye nk'abanyarwanda. Murakoze cyane. Ndi urubyiruko nifuzaga kurangirizaho mbere yuko duha umwanya n'abandi ni Madame Jacqueline Kayitare, meya wa Muhanga. Jacqueline, Uwizeye yavuze ko hari ibintu biba mu buyobozi bifasha abantu gukira no kuganira no gutanga amahirwe angana. Uretse ko nawe uri urubyiruko mu buyobozi uratuvugira twese, ni izihe ngamba cyane cyane urubyiruko zo gukomeza uyu murage w'ubudaheranwa cyane cyane mu nzego z'ibanze? Murakoze cyane nyakubahwa First Lady. Nibyo ubushakashatsi bwagaragaje ko abaturage bageze kuri biriya bipimo kubera icyizere bafitiye imiyoborere myiza y'iki gihugu, ndetse bagaragaje n'ibyo bashingiraho bikomoka cyangwa se bisa n'umusaruro uturuka muri iyo miyoborere. Panelisti bacu nabo bajya gutanga ubutumwa busoza, basabye ko abayobozi bakomeza kuba maso, ntibirare, kandi ibyo bavuga akaba ari byo bakora kugira ngo batange urugero ku baturage. Nk'inzego z'ibanze z'ubuyobozi bwegerejwe abaturage, natwe twabonye aho duhagaze ndetse twabonye urugendo dusigaje n'icyo tugomba gukora. Turabasezeranya rero ko tugiye kongera imbaraga kugira ngo na ziriya ntambwe zibura tuzigereho, kandi duhereye mu bato, kugira ngo twubake u Rwanda rurambye kandi u Rwanda rutanga icyizere cy'igihe kirekire. Ndabashimiye cyane nyakubahwa First Lady. Nyakubahwa First Lady, rero twemereye twafungura ikiganiro no ku bandi bashaka gutanga ibitekerezo, inyunganizi. Mushobora kugira n'ibyo mubaza bari kuri pano, nabo turaza kubaha umwanya wa nyuma dusoza. Ushaka gutanga igitekerezo yamanika akaboko tukareba ahari. Kurasa ku ntego ni ukwivuga ukanarasa ku ntego. Yego. Murakoze cyane nyakubahwa First Lady. Nitwa Camille Valentine, nkaba ndumwe mu rubyiruko rwagize amahirwe yo kwitabira iri huriro rya Unity Club Intwararumuri. Munyemerere mbashimire ko natwe nk'urubyiruko mwadutekerejeho. Mu by'ukuri twigiye byinshi by'ingirakamaro muri iri huriro byaganishaga kuri ndi umunyarwanda. Munyemerere kandi mbashimire ko mwaturaze neza. Umurage w'ubudaheranwa ni umurage mwiza, turabashimiye. Nk'urubyiruko njyewe uyu murage nawumvishe mu buryo butandukanye. Icya mbere harimo kudaheranwa n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu, ariko kandi no kudaheranwa n'ibibazo byugarije urubyiruko, birimo ubusinzi, birimo ubushomeri, ndetse birimo no kuba bamwe baba ntibindeba. Ndumva nizeye ntashidikanya ko nk'urubyiruko ruri aha ngaha n'abandi badukurikiye, uyu murage
turaza mu by'ukuri kuwushyira mu bikorwa tudaheranwa n'ibyo bibazo bitwugarije, hanyuma tukazavamo urubyiruko rwiza rubereye igihugu na Afurika muri rusange. Murakoze cyane. Akoze Valentine, twakwakirangira aho nk'ibitekerezo cyangwa inyunganizi bitatu mbere yuko twongera guha umwanya pano niba ari ibyo mwayibajije cyangwa n'abandi. Hagize n'undi no kuri rwa ruhande.